Haleluya bene data, nitwa Mugunga Zakari cyangwa David cyangwa Nzungu, n'amazina yanjye yose basuhuje. Turangwa Mugunga cyangwa se Seven, injyana nyinshi tugenda ducuranga. Turabasaba cyane ko tubane muri uyu mwanya, umwanya mwiza cyane, umwanya abantu bakiriramo ibyifuzo byabo, bashiramo muri izi njyana turazisengera kugira ngo ntizibe siporo. Abantu benshi biza bakabanga siporo, bakavuga ngo ni siporo, ariko iyi si siporo tuba ducurangira, ntabwo ducuranga ngo mukore siporo, ko turacuranga kugira ngo wumve ko uvuye mu bwiza uje mu bundi, cyangwa uvuye mu cyiciro kimwe uje mu kindi cyiciro. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana ikugirire neza muri uyu mwanya. Imana ntiyirengagize gusenga kwawe cyangwa icyifuzo cyawe ngo ikirengagize. Haleluya. Imana ibane namwe. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Wowe wabireba, hari umuntu uzureba akamanga gukora subscribe, kandi ni igihombo n'iciwe niwe ninshira y'ibindi bintu cyangwa abandi bantu baguye gukora subscribe, bituma ukomeza kugenda ureba n'izindi videos agenda shiraho. Ariko nimba utazishakaga simbizi, ariko biba byiza gukora subscribe, uguteye inkunga bagenzi bawe cyangwa se uwo nguwo wayureba. Bwana sifiwe. Imana ibagire neza. Tutangira gucuranga ariko se no kubwira ngo ibindi Imana yadukoreye ni byinshi. Imana yadukoreye ni byinshi, ndi wita kuvuga ngo ni ikibazo nawe ujana ibibazo imbere y'Imana, uzuruzi imbere y'Imana utakibibwire, ariko wibuka kubwira ijambo ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ibwire ni Zaburi 26:3, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Iyo ni ijambo ryiza ugenderaho, ugahimbaza Imana ukayikorera.